kera twatinyaga Imana tugitangira gukizwa tukumva ko ibyo bintu bitanashoboka, ariko uyu munsi wa none turi gutungurwa no kuyibona mu nsengero. None tukayibona muri za nsengero twitiza umwuka wera, tukayibona muri ADPR tukumva ngo diakona aryamana na mwarimu, tukumva ngo mwarimu aryamana. Nahengize ngo nibye hano kuri social media. Abo bahanuzi birirwa bababunza imisozi babanyuza hirya no hino, intego zabo barimo babasambanya. Bamwe mwabaye abadivorce, ingo zanyu zarasenyutse zisenywa bitewe n'abahanuzi birirwa babahanurira ngo abadamu muri kumwe abagabo muri kumwe sabanyu. Nimwumva ngo umushumba cyangwa se umuhanuzi cyangwa undi muntu ukora umurimo w'Imana yasambanye n'umukobwa, yasambanye n'umugore batasezeranye ku ruhande, icyo gihe ntago bakiri umuhanuzi w'Imana. Imyuka mibi iba yaramucengeye, aba yaracengewe n'amatwara, kandi social media zirimo ziratwangiza, TikTok, YouTube, Facebook. Bagabanyije igihe cyo gusenga, bongera igihe cyo kujya ku mbuga nkoranyambaga. Bagabanya igihe cyo kwifuza agakiza, bongera igihe cyo kwirukanka inyuma y'ubutunzi n'abantu. None uyu munsi wa none barimo barabicumuriramo, ugasanga mu bwoko bw'Imana harimo haranukamo umunuko w'ubusambanyi. Baratureba barareba umukobwa babona wa mugani nkuko mugenzi wanjye yabivuze, ijipo y'umukara ntakizwe, yabona ijipo y'umweru ntakizwe. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwera imbuto nibateramo n'amabuye twemere zigumeho. Ibintu by'ubusambanyi mu bapasiteri bireze cyane, kumva ngo pasiteri runaka ngo afite ngo sekreteri we, ngo afite somambike we, yagiye ngo bagiye mu nama ku Gisenyi, bagiye babukinga icyumba kimwe, witonde icyumba kimwe, ukumva ngo pasiteri ngo umushumba runaka w'idini ngo yagiye muri Isiraheli, ngo yagiye muri Canada, ngo yajyanye na sekreteri, agakoresha amanyanga, akamubwira ngo ufite ngo umwaku ngo mwijipo, ngo reka ngo nsengera amazi ngo utabaze mu gitsina ngo hari y'umwaku, akamubwira ngo kungira ngo umuti ukore nuko turyamana. Gutuma hanuzi yahubuka harakaza akambwira ngo ndi mu ishuri, usibye gufata igiti nka gukubita tukarwana, uwo mwuka ukawusubiza kwaso, kuko Imana ntiyaduhaye umwuka ngo duhanure ibyago ku bantu, yaduhaye umwuka wera ngo duhanure ibyiza, tubibe imbuto nziza, tujye tubwizanya ukuri, sibyo? Uri umukobwa, uri umugore, usambanye na mushumba wawe, usambanye na mwarimu wawe, inshuti yanjye, uwo mwaka uzawukizwa n'iki? Can you imagine usambanye n'umuhanuzi? Ngaye bazo usambanye na ziriya mbaraga zo muri Nigeria, nyanumva ngo bazikura kwa Mayimuna. Izo mbaraga usambanye nazo, urumva mu by'ukuri ni umwuka wera ugiye gusigarana cyangwa ugiye gusigarana uruvange rw'imikoshi. Ariko aba baprofete, aba bashumba, aba bapasiteri, ndabizi mwarize rwose, Mana yanjye muri mu gihugu gifite umutekano, ariko mugerageze mukizwe mu maramaze ku kanini na gato. Nuhura n'ijipo y'inzobe ugerageze uyubahe, uvuga uti iriya jipo y'inzobe yaremwe n'Imana. Nuhura n'ijipo y'igikara rwose uyubahe, nuhura n'indende ugahura n'ingufi uyubahe. Nagiye mpura n'urugamba rw'abapasiteri, nagiye mpura n'urugamba rw'abapasiteri. Ndabyibuka igihe kimwe, rimwe hari umupasiteri wigeze kumpamagara, hanyuma rero nari mu buzima bukakaye cyane. Akimbona arambwira ati Imana yo mu ijuru yambwiye ngo ikiri buntegeke cyose ngikore ku mubiri wawe ngo nibwo urabohoka. Ngezeyo anjyana muri biro, winjiraga muri biro nyine akaguhanura gasohoka. Arambwira ngo Imana yambwiye ngo uremera ko nkwagira umubiri wose. Turi wa babiri, ni umugabo nkaba umugore. None se ubwo uranyuhagira niko kunderevura, niko baderevura se? Niko namubwiye ati wowe tuzavugabanya amagambo, uremera ko nkuhagira umubiri wose kandi ikimana imbwira nicyo ndi bukore kuri wowe. Nta mpamvu yo kwizirika mu idini. Nimba ubona idini urimazemo umwaka wose, ibibazo ari ibibazo, inyatsi zarakwishe uri mu iryo dini, iyo dini rive mugenda ujye mu rindi. None si idini rihora ari gukamama amaturo ridashobora kukuremera n'igishoro cy'agataro, iryo ni idini? Ubundi idini rizima Bibiliya ivuga ko ari rifasha imfubyi n'abakene, ahubwo ribakamamo ribanyunyuza, duhereze. Bahanuzi ba potere mwararengereye, ni murya amaturo ariko mureke kurya amaturo, mutandukanye amaturo n'ituro. Bapasiteri ba potere mutandukanye amaturo n'ituro. Ufashe umugore w'abandi umuririye udufaranga umugabo yamusigiye ngo ahahemo, uraturiye utwita amaturo. Urangije watatse umugore w'abandi umukubisa amaturo rimwe kabiri gatatu ku wa mbere buri cyumweru, warangiza ukahagara ku ruhimbo ugahanura, warangiza
ubundi ngo iyo undaze mu ngurube ugakubitayo umujugujugu ikibwejuye mbere burya nicyo ubuhamije. Ubu ngubu hari abapasiteri tugiye kubwejuza induru zivuge, ubu hari abahanuzi turi kubwejuza induru zigiye kuvuga muri komenti, bigizeho ubusambanyi, bigizeho ubwesikoro bushingiye ku maturo n'amaturo. Abapasiteri n'abashumba bafite ubutunzi bw'ikinyoma, muraje mubabone bagiye gutangira bahure n'impfu zitunguranye. Naraburwaye maze kufatwa naramenya ibyo ari byo, bandangira ko hari umugabo w'umuhanuzi usengera abantu. Nageze iwe hari nimugoroba, arambwira arasenga arambwira ngo ni nature ndatura, maze kwatura arambwira, kandi abantu baramwemeraga muri karitsiye, abagore n'abagabo barashiriyeyo ngo n'umuhanuzi, abantu bose barashiriyeyo. Agiye kumbwira arambwira ngo Imana irambwiye ngo ni nkutawazi ngo akabona bari kugenda mu kinani, ati nawe ndavuga se ko uri kunjyana mu bihuru, ngo hari ibyatsi Imana yanyeretse ngo ngiye kugusoromera, ngo ndabikwere kubyisoromere, ngo ibyo byatsi nibyo uri bukoreshe ngo wikuraho imyako. Baragenda babona bageze mu gihuru, baricara ngo icara dusenge. Mu kwicara, kuko hari umumama udafite imbaraga uraho wapfuye nabi warangiye, arangije ahita amubirindura da. Umugore areba ati se nimvuze induru, ndavuze induru hano ko turi mu kinani ko mwubatse mujya wenda n'urugero umukobwa aguhaye icyifuzo ngo umusengere, nkaho usengera abantu. Umukobwa yaguhaye icyifuzo uramanza ukagerageza ukareba ko azi kuganduka. Abakobwa n'abagore mu madini bafite akazi kanini ko kuganira kugira ngo bamenye ibitegwajoro by'abapasiteri bihishemo. Ndi kumva aba bakobwa n'abagore bagiye bagerageza bitabaze RIB, kuko kuba umuntu yakuriye amaturu akakuvunagura akagusigamo za telekomonanse amasida, kuko si we wenyine ababibwiye, haba hari n'abandi babibwiye. Kabiri, Yesu reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV. Iby'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana tw'umwanya nk'uyu nguyu. Ndabasuhuje kandi mbashimira kuba mwarahisemo iyi channel. Kuri kamera kandi ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na Chantal. Amakuru yegereze mikrofone. Amakuru ni meza, turashima Imana. Kumvuze ngo Chantal sugaseka. Erega buriya maze kugufata nka musaza wanjye, wagira ngo twonse ibere rimwe. Ndishima rero kuko basaza banjye bose bari kure, iyo nkubonye nkwibonamo bo ko mba numva ko uri hafi yanjye cyane, niyo mpamvu nsetse. Useka si ikindi ni ukukwishimira. Ubwo ari wowe ntago wambeshya. Ni ukuri ntago nkubeshya. Umeze neza ariko? Meze neza, ndashima Imana, naramutse amahoro. Ndabona unasa neza. Ni ukuri kubera uko bukeye nuko bwije rwose ndabona tuva mu bwiza tujya mu bundi. Kubera Yesu. Yego. Ndabona turi kumwe n'umushyitsi, we no bwa mbere ku Isezerano. Okay, nibyo n'ubwa mbere ku Isezerano, ariko no umugisha kubana namwe. Yego. Kandi namwe turabashimira hamwe n'abadukurikiye kuri kamera. Abadukurikiye bagirwa umugisha wo kumenya rero amazina yawe. Amazina yanjye ni Dushimeyezu Aime. Yego. Ndi umupapa, ndubatse, mfite umwana n'umudamu. Urakijijwe? Ndakijijwe, sengera mu itorero rya ADEPR. Bityo rero banza udushyire imbere y'Imana tubone kwinjira mu kiganiro cyacu. Reka twubahe Imana. Mana turagushimye, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose. Amen. Uri Imana itwitaho amanywa n'ijoro, uri Imana idukunda. Mana urebera hose icyarimwe mu isi kandi ukahagerera icyarimwe. Uri Imana ifite amaboko maremare, ndakwinginze nyakubaha Imana uri mu gihugu cyo mu ijuru, ihumure ryawe ryururukire mu mitima y'abadukurikiye, kandi natwe tugiye gukora iki kiganiro kugira ngo ubutumwa bugere kuri bose. Mana uduhe umugisha kandi utwongerera impano y'ubwenge, udukomereze mu buntu bwawe, uduhe gukizwa ku kinini n'igitonya, kandi n'ukuri n'abadukurikiye Mana turabasengeye ngo bahe imbaraga zo kwihana bakareka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti gukora ibyaha. Kandi turasenze ngo muri runo rugendo turimo utwongerera imbaraga z'amasengesho, uko dusenze uko bwije nuko bucyoge wumva gusenga kwacu, ibisubizo bigwire ku buzima bwacu. Urakoze kuri Imana itagitetereza abayisunga, bana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Uyu munsi ntago ndi bujye kure rwose, ntago ndi bwirwe njya mu bintu byinshi, ndashaka duhite twinjira mu kiganiro. Muri iyi minsi hamaze iminsi havugwa ubutumwa bw'umuntu witwa Theogene.
umuhanuzi Theo bose babireba Theo bose babireba amaze iminsi atanga ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo ariko abantu baje gutangazwa nuko ibyo avuga yanyuzemo yabyigiye mu rusengero kandi yarakishijwe yavuze ati se mwari muzi ko niga kunywa inzoga nabyigishijwe n'abapasiteri mwari muzi ko niga gusambana hari abapasiteri babinyigishije ese iyi mvugo ya bose babireba yaba ifite ishingiro nk'abantu bamaze igihe bari mu gakiza namwe murabyemera ko uwitwa umukozi w'Imana ashobora gushuka undi gukora ibyaha? akantu gato ndi bukosoremo ku badukurikiye. Umuntu ushuka undi gukora ibibi cyangwa ibyaha ntago aba akiri umukozi w'Imana. Muri ako kanya aba ari umukozi wa Satani cyangwa afite undi boss akorera. Yego. Nge nemeza ko umukozi w'Imana yitwa umukozi w'Imana igihe yihanye cyangwa se igihe yateye intambwe akava mu byaha. Rero Theo bose babireba ntago twamuciraho iteka ibyo avuga, afite ubuhamya buriya yarabyiboneye nka nyiri kubivuga. Kandi si uko atari we wenyine wabashije kutobora ngo abivuge, hari benshi babicecekanye mu mitima yabo. Hari abakobwa bashobora guturika umutima bakakubwira amabi bakorewe n'abapasiteri, abadamu bakakubwira amabi bakorewe n'abapasiteri, si n'abapasiteri gusa n'abantu bose babashumba, abapadiri, abashehe bo mu misigiti, ugasanga ni ibintu bikomeye cyane. Ariko twe kera twatinyaga Imana tugitangira gukizwa tukumva ko ibyo bintu bitanashoboka, ariko uyu munsi wa none turi gutungurwa no kubibona mu nsengero. Noneho tukabibona muri za nsengero twitiza umwuka wera, tukabibona muri ADPR tukumva ngo diakona aryamana na mwarimu, tukumva ngo mwarimu aryamana. Naho bibamo se? Naho bibamo? Nahengize ngo ni hano kuri social media, kumbi namwe murabizi. Hoya, wijya kure. Ntituri hano i Kigali. Yego. Gira nk'umukristo wo mu Gatengo hamagara cyangwa n'ahandi ku yindi caci ya ADPR. Mubaze taho wanyu biravugwa gute? Nugira umugisha uragwa kuri wa wundi ugendana agahinda mu mutima. Bafite ibibazo, bararushya abadamu n'abakobwa mu itorero. Bararushye. Bibwira ko bari kugandukira ababakuriye cyangwa ababashumbye, ariko ntago bazi ko bari kugandukira Satani. Ikindi kandi gikomeye nanone, buriya niba umuntu ahagaze imbere y'abantu agatanga ubuhamya ati ngewe nihanye ubusambanyi, situvuze ko kwihana bitabaho. Kwihana bibaho, umuntu akagira igihe kimuranga, wenda reka tuvuge igihe cya doresa nk'uko tujya tubyumva, akanyura mu ibyo bikorwa byo gusambana, agakora icyo cyaha. Ariko niba umuntu yihanye agakizwa, akabona inshingano mu itorero, akitwa urwego urwo ari rwo rwose, apotere, mushumba, pasiteri, akitwa izina ry'umugisha nk'iry'abahawe n'umurimo w'Imana, yagakwiye kuryubaha, kuko na munsi Imana aramubwiye ngo kweture ibirenge byawe aho uhagaze nahera. Kandi nukuvuga ngo niba umuntu ahagaze ahera h'Imana, akwiye gukiranuka, akahatinya, agakiranuka, kongera agakiranuka ku kanini na gatonya. Kuko uyu munsi wa none birababaje kumva ko hari bene data bashiki bacu mwicaye aho mu macaci atandukanye ya ADPR, mwicaye aho mu macaci atandukanye yandi madini, mwicaranyemo icyaha mwakoranye n'ababashumbye, abo bahanuzi birirwa bababunza imisozi babanyuza hirya no hino, intego zabo barimo babasambanya. Bamwe mwabaye abadivorce, ingo zanyu zarasenyutse, zisenywa bitewe n'abahanuzi birirwa babahanurira ngo abadamu muri kumwe abagabo muri kumwe sabanyu, abagabo nabo bati ingo zabo bitewe n'abahanuzi babahanurira ngo abagore bari kumwe sababo, kandi ibyo byose biri gukorerwa imbere mu murimo w'Imana. Ese kuko ibyo bintu bibaho ko umuhanuzi ashaka kuvuga ngo umugore Yesu wawe ngo uriya mugabo mubana se wawe, ibyo barabikora koko cyangwa ni ibyo twumva gusa? Ku giti cyanjye bitewe n'Imana yampamagaye, yego, nemeza ko iyo abantu bafiyansanyije, wenda reka nitangeho urugero, niba madamu wanjye twarafiyansanyije tugaca mu rukiko, ababyeyi bombi bahari ku miryango yombi, tukagira igihe duca mu rusengero, tukava mu rusengero tukabyara umwana wa mbere, tukabyara uwa kabiri, uwa gatatu, ntago icyo gihe ntekereza ko Imana iba itabishyigikiye, yaba yarakoresheje izindi nzira, kuko Imana igira inzira nyinshi, igakoresha ubundi bwenge kuko Imana igira ubwenge bwinshi ikabatandukanya. Ariko ntago Imana yakora ikosa ryo guhagarara mu muntu ngo tandukana na runaka ngo ntago ari uwawe. Icyo kintu kirazira, ntaho nigeze mbyumva rwose.
ariko ni ukuvuga ngo nimwumva ngo umushumba cyangwa se umuhanuzi cyangwa undi muntu ukora umurimo w'Imana yasambanye n'umukobwa, yasambanye n'umugore batasezeranye ku ruhande, icyo gihe ntabwo aba akiri umuhanuzi w'Imana. Imyuka mibi iba yaramucengeye, aba yaracengewe n'amatwara, kandi social media zirimo ziratwangiza, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter n'izindi zitandukanye zirimo ziratwanduza imico mibi. Rero bo bagabanyije igihe cyo gusenga, bongera igihe cyo kujya ku mbuga nkoranyambaga, bagabanya igihe cyo kwifuza agakiza, bongera igihe cyo kwirukanka inyuma y'ubutunzi n'abantu. None uyu munsi wa none barimo barabicumuriramo, ugasanga mu bwoko bw'Imana harimo haranukamo umunuko w'ubusambanyi. Cyakoza hari umurongo muri Bibiliya twareba, urugero ku mugabo bita Eli n'abana be, bari abantu bakomeye mu gihe cyabo. Dufashe titire yo mu gihe cyabo tukayizana uyu munsi, urugero yaba ari nk'umuntu uhagarariye nk'idini ya ADPR cyangwa umuntu uhagarariye idini yindi iyo ari yo yose mu gihugu, sibyo? Ariko ni ukuvuga ngo Eli, turareba muri Samweli wa mbere ibice 22, ibice 2, dusoma umurongo wa 22 no wa 23. Reka dusome. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Eli acyaha abahungu be, uko biri kose yabacyashye hari ikintu cyabaye. Icyo gihe Eli yarageze mu za bukuru, yumva ibyo abahungu be bakorera Abisiraheli bose. Kandi nuko basambanaga n'abagore bakoraga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Arababaza ati, ni iki gituma mukora bene ibyo? Kuko njya numva abantu bose bambwira ingeso zanyu mbi. Reka bana banjye, ubwoko bw'Uwiteka, umuntu nacumura ku Uwiteka, Imana izamucire urubanza. Ariko se umuntu nacumura ku Uwiteka, ninde uzamwitwariraho? Ariko ntibumvira se, kuko Uwiteka yashakaga kubica. Maze uwo mwana Samweli arakura, atona imbere y'Uwiteka, imbere y'abantu. Hano harimo inkuru z'abantu batatu. Harimo inkuru ya Samweli nk'umuntu Imana yari yimitse akiri mutonya. Harimo inkuru ya Eli wari umutambyi abimazemo igihe. Uyu munsi dufite amatitire mu gihugu yitwa ko ari abatambyi b'Uwiteka babimazemo igihe bakomeye cyane, ku buryo kumva ngo basambanye ni ikibazo gikomeye. Dufitemo n'inkuru y'abana ba Eli basambanaga n'abagore bakora ku miryango y'ihema ry'ibonaniro. Ni nko kuvuga abagore n'abakobwa badiyakona mu nsengero, bashumbye mu nsengero, kuko harimo amatitire agiye azamuka. Ugasanga umushumba abwiye umugore ngo ngandukira, umugore batasezeranye, abwiye umukobwa ngo ngandukira, umukobwa batasezeranye. Ese ukibaza, uyu muntu niba Imana imurimo, uyu muntu nimba umwuka wera umurimo, gute atinyuka agasambana na mushiki wacu mwene data bari gukorana umurimo w'Imana mu rusengero, bari kuririmbana, bari kudiyakonana, bari kuvuga ubutumwa, bari guhanurana? Ese ibyo biracyitwa umwuka wera? Rero aha ngaha bikwereke ko ibintu by'ubusambanyi mu bapasiteri bireze cyane. Kumva ngo pasiteri runaka ngo afite ngo sekereteri we, ngo afite somambike we, yagiye ngo bagiye mu nama ku Gisenyi, bagiye babukinga icyumba kimwe, witonde icyumba kimwe, ukumva ngo pasiteri ngo umushumba runaka w'idini ngo yagiye muri Isiraheli, ngo yagiye muri Canada, ngo yajyanye na sekereteri. Ese umugore we kuki ataba sekereteri wiwe? Urumva atari ikintu kibabaje? None rero njya nkunda gukurikirana ibintu bibera ku masosho media. Ndabikurikirana nk'umuntu w'umunyabwenge wize kandi wubatse, kandi naciye mu rugendo nakwita urwo kuzamuka ndi umujeni, nca no mu rugendo rwo kwitwa ko ngiye kubatse. Ni gute umuntu yubaka agatunga umugore n'umwana, agahindukira wa wundi bashakanye amubonamo sheri ishusho karabo ka roza, akamuta, akajya gufata umwana wandi w'umukobwa akamwangiza, akamuhindura inshoreke, agafata umudamu uri mu rugo agakoresha amanyanga, akamuhanurira ngo umugabo muri kumwe si uwawe, agakoresha amanyanga, akamubwira ngo ufite ngo umwaku ngo mwijipo, ngo reka ngo nsengera amazi ngo utabaze mu gitsina ngo hari y'umwaku, akamubwira ngo kungira ngo umuti ukore nuko turyamana. Ese ariko wa mugani uvuze ibyo bintu uranyibutse. Ejo hari umudamu twakoranye ikiganiro, ubu ni umupasiteri, aherutse kwimikwa ejo bundi
yimitswe ngira ngo mu cyumweru gishize. Mm. Ejo twakoranye ikiganiro ambwira ukuntu yigeze kujya gusenga atarabona umugabo. Yego. Iki gihe yaribanaga, yari yaratandukanye n'umugabo wa mbere, umugabo wa mbere yari yaramutaye. None ajya gusenga arimo gusaba Imana kugira ngo nyine imuhe umugabo. Bamurangiye nyine ngo umupasiteri rwose ngo ukoraho rikaka. Ajyayo umupasiteri aramubwira ati rero kugira ngo nyine ngo usengere neza bikunde ngo ukuremo imikoshi nuko umubiri ari ku mubiri. Nyine umukoshi ukaviramo aho ukaviramo hasi rwose. Karimo aratangara byakugendekeye gute? Nawe ubwo buhamya se urabufite? Cyane nanjye byambayeho. Byagenze bite Chantal? Njyewe wenda mmereye ku cyane. Hari ikintu nshaka kubanza kuvugaho, murakoze kumpa umwanya. Yego. Hari ikintu nshaka kuvugaho cya kire umuntu ashaka kuza akakubwira ati umugabo si wawe cyangwa se umugore si uwawe. Mbo ndashaka munyunganire na Prophete turi kumwe aha ngaha anyunganire. Njyewe njya gushaka umugabo wanjye, wenda sinzi niba warumvise ubuhamya bwanjye uko bwatangiye, warabwumvise, ariko njya gushaka twerekanwe mu rusengero. Hari umudamu hari umukobwa mu rusengero yari umukene. Ntago ari urumva we yari umukobwa. Yaza kuba ari umusore nari kuvuga ngo wenda ibi bintu ambwiye nuko adashaka ko mushaka, aragira ngo ari we njya gushaka, ariko no umukobwa wamanuriye. Arambwira ngo si urugo Imana iguhaye, ahubwo ni ishuri. Ngo genda wige kuko Imana yabyemeye kujya kwiga. Ngo ariko ni wiga neza ngo uzahabwa ikamba ry'ababyeyi. Uwo mukobwa ubu yarashatse abibugande aracyariho, ariko sinzi nta nimero ziwe njye, ariko njya amenya amakuru ko abaho. Iyo aza kuba atakiriho wenda mwari kuvuga ko mbeshya. Ese Prophete nkubaze, ibyo bintu yambwiye yarambeshye ko ntago yigeze ambwira ngo si uwanjye. Yarambwiye ngo genda wige Imana yabyemeye kujya kwiga. Naragiye, ariko noneho turi mu gikumu twagiye mu murenge nibwo ikimenyetso nakibonye ko atari, ahubwo nuko nari umwana. Nari nashatse ndi umwana sinamenya no n'ibintu byo gusenga sinari mbimenyereye, umenye ngo Imana ivuze gutya ngiki. Nicyo gihe abimbwira nago nubwo namenye n'ibyo ambwiye. Numvaga ko ngiye kugenda akanshyira mu ishuri nyine nkiga nkakomerezaho amashuri asanzwe. Nago numvaga ari ishuri ry'ubuzima ngiyemo. Ntago yigeze ambwira ngo uyu mugabo si wawe ya, ahubwo yarambwiye ngo umva rero Chantal, Imana yabyemeye kujya kwiga, ariko ntabwo ari urugo. Genda wige kandi ni wiga neza uzahabwa ikamba ry'ababyeyi. Ngo ariko ishuri rizaba rirerire cyane. Kandi yabimbwiye inshuro yabimbwiye bwa mbere twerekanwe, abimbwira none twaraye duvuye mu murenge. Nabwo Imana yamubujije amahoro ngo ugende ubimubwire. Kandi nanjye hari inzozi nari narose. Tuvuye mu murenge nijoro ndyamye narose turi mu nyanja. Njye na mugabo twagiye mu murenge. Turi mu nyanja nini cyane harimo umuhengeri mwinshi. Niyo wari utwaye ubwato. Noneho ngo kumva numva arambwiye ngo ndamubwira ngo ko ndeba hari umuhengeri mwinshi. Ni iki kiri gutuma udasubiza ubwato inyuma kureba aho tuvuye ko hagufiye? Washubije inyuma urabona turi bugere hakurya. Arangije arambwira ngo ahubwo nukomeza kuntesha umutwe, nukomeza kunsakuriza ndagutamo kuko ngewe nzi koga. Niko yambwiye ngo ndagutamo kuko ngewe nzi koga. Akajya noneho ngahenge ku ubwato ku bushake, nkavuza induru muri kwa kuvuza induru nahise nkanguka. Ibyo bintu nabirose twaraye tuvuye mu murenge. Nibaza ibyari byo. Twaraye tuvuye mu murenge nabyibuka. Nibwo nabiroze. Ariko mbitekerereza umuntu mu bakobwa bamwe bari bunyambarire bari baraho ngaho tubifata nk'inzozi. Hashize iminsi noneho wumve twerekanwe iwabo ku musore. Nijoro nibwo naryamye ndota ndi mu ishuri. Akajya nkura mu rugo akanjyana ku igare ku ishuri, nkabona nambaye cotton kandi we yambaye imyenda isanzwe. Akambwira ngo genda wige ngo ni wowe ugomba kwiga. Se wowe waje kwiga ngo oya ni ugomba kwiga. Ibyo bintu mbirota mu nzozi twaraye tuvuye kwerekanwa iwabo umusore. Ngaha ni musobanure Prophete ibyo bintu bivuga iki? Manzi sobanura. Icyo navuga gikomeye cyane abantu batajya babasha gushishoza. Umuhanuzi wese aba afite uburyo yahamagawe n'umwuka yahagurukiyemo. Hari abahanuzi rero batajya bagira ubuhanuzi bwiza mu buzima bwabo. Ashobora kwitora akakubwira ngo urapfuye kandi kuko ugapfa, bitewe n'umwuka mubi umutuyemo guhanura ibintu bibi. Ku buryo umuntu aguhanurira bigahita bisohoka diregiti bitari bifite. Harimo rero impamvu bagira umwuka uhanura ibyago gusa, akenshi baba barakuriye mu buzima bugoye bubi, bwa buzima bukakaye. Ariko stili
nimvuga ubuzima bubi ntihagire uwumva wenda ko mvuze nko kuba umuntu yakora ari imfubyi. oya, natwe twese twakoze turi imfubyi. ahubwo hari igihe umuntu ahura n'ubuzima satani ahari akamukoresha n'ubucakara agakubitwa iz'akabwana. uwo muntu rero iyo Imana imuhaye umwuka ni handi usanga ahanura n'ibishegu, bya bishegu ugasanga nta jambo ryiza rimuva mu kanwa. mwene data Chantal ikibazo yahuye nacyo, yahuye n'umuhanuzi navuga ngo hari ufite akanwa gatera umwaku. ni nayo mpamvu turi hano kuri kamera za Isezerano TV. abadukurikiye aho waba uri hose mu nguni y'isi, ubasha kuba ufite nimero ya Chantal kandi uzi ko ukeneye umuntu mu rwubaka, mbabarira aya masaha ubu tuvugana ngiye kumusengera mukureho imyaku n'imikoshi, muhanagureho akanwa kamuteye umwaku. biri serieze noneho akanwa kamuvuzeho umwaku, ngiye noneho ngahindure, ngiye akanwa kanjye kamwatureho umugisha. yes. kandi noneho kuri inshuro za rwubaka bigende neza, kugira ngo ugiye mu ishuri. urugo bibiri tubwira ko ari ijuru rito. ngo ni gute? ni gute umuntu atinyuka akaguhanurira ngo ugiye mu rugo rw'ishuri, kandi bibiri tubwira ko urugo ari ijuru ritoya. ndaguha urugero, ngewe nagira umugisha, sibyo? yego. ndubaka, nkora ubukwe, ndasezerana mu murenge, mfata ku idarapo ry'igihugu, nsezerana no mu itorero. yego. Imana umudamu nifuza guteye neza, yewe na bimwe twirukira byabo ngo ateye neza, ngateye gutya. umva, ibyo nifuzaga nibyo Imana yampaye. gutuma hanuzi yahubuka hari akaza akambwira ngo ndi mu ishuri, usibye gufata igiti nkagukubita tukarwana, uwo mwuka ukawusubiza kwa so. kuko Imana ntiyaduhaye umwuka ngo duhanure ibyago ku bantu, yaduhaye umwuka wera ngo duhanure ibyiza, tubibe imbuto nziza. niyo mpamvu aka kanya mwene data turi kumwe, ndashaka kumubibaho imbuto nziza. mbonereho no guha agasopo abashumba baza bafatirana abagore n'abakobwa babagana ngo babafashe babasengere, aho kugira ngo babaturireho umugisha bakabatera umwaku babasambanya. tujye tubwizanya ukuri, sibyo? uri umukobwa, uri umugore, usambanye na mushumba wawe, usambanye na mwarimu wawe, inshuti yanjye, uwo mwaka uzawukizwa n'iki? Can you imagine usambanye n'umuhanuzi? uwo mwaka uzawukizwa n'iki? icya mbere, ntago uzi niba n'uwo mushumba cyangwa uwo mupasiteri akorana n'umwuka wera. ushobora gusanga ameze nk'abandi bajya gucisha imbaraga i Bugande, za mbaraga zo muri Nigeria. ngaho ibibazo usambanye na ziriya mbaraga zo muri Nigeria, njya numva ngo bazikura kwa Mayimuna. izo mbaraga usambanye nazo, urumva mu by'ukuri ni umwuka wera ugiye gusigarana, cyangwa ugiye gusigarana uruvange rw'imikoshi? ni ukuri bagerageze binegura aho bari hose. ntawe tuvuze izina, nta n'uwo tuvugiye idini, nta n'uwo tuvugiye aho atuye ku bw'umutekano we. ariko aba baprofete, aba bashumba, aba bapasiteri, ndabizi mwarize rwose. Mana yanjye, muri mu gihugu gifite umutekano, ariko mugerageze mukizwe mumara amaze ku kanini na gato. nuhura n'ijipo y'inzobe ugerageze uyubahe, uvuga uti iriya jipo y'inzobe yaremwe n'Imana. nuhura n'ijipo y'igikara rwose uyubahe. nuhura n'indende ugahura n'ingufi uyubahe. rero ni ukuvuga byambayeho. ni uko wenda nabanje kuvuga kiriya kugira ngo ubanze ukisobanurireho. hari ikintu cyambayeho njyewe nkiva muri ADPR, nk'uko nabibabwiye, nsanzwe mbibabwira, njyewe nsengera mu itorero rya Zion Temple, niwo nkorera umurimo w'Imana, umurimo w'Imana. hanyuma njyewe nkiva muri ADPR nibwo naje kumenya ko abarokore basambana. nkirimo ntago nari mbizi. nkimara kuvamo, urabona navuye muri ADPR, urabizi ko ADPR ni agatambaro, ni imyenda miremire. umukobwa wa ADPR ngira ngo uko aba yambaye murabizi. njyewe navuyemo nikubitiramo ipantaro nikubitiramo iherena, nisiga ku munwa, ndagenda ndaka. maze kwaka rero nibwo naje kubona yuko abarokore basambana. kumbi abarokore bo muri ADPR ntago basambana n'abarokore bagenzi babo. woye bajya hahandi hanze muri babandi babona bisize, kuko abona nasambana n'uwo basengana ashobora kumutamaza, barasesera. noneho rero nagiye mpura n'urugamba rw'abapasiteri. ndabyibuka igihe kimwe. hanyuma rero nza guhurayo n'umupasiteri, ariko natunguwe nuko yambwiye ati, se uzi kuganduka basi?
ngo bimeze bite njye yarambwiye ngo nimubwire niba nzi kuganduka ansengere mbona umugabo njye ndamugana rwose unsengere ibyo se byari sawa se urumva atari ibintu byiza yarambwira niba nzi kuganduka ansengere mbona umugabo njye rwose nta bimweme ndamugana rwose kuganduka gute ngo nyine mbwira uburyo ki waganduka njye ntabwo nari nzi icyo agamije ariko ntabwo namutera amabuye kuko yambaye umubiri ariko ndagira ngo mbwire abantu bitwa ngo ni abakozi Imana niba ari bo simbizi barareba umukobwa babona mugani nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ijipo y'umukara ntakizwe yabona ijipo y'umweru ntakizwe kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwere imbuto nibateramo n'amabuye twemere zigumeho niba dutera amabuye zigumeho niba dutuka zigumeho izo mbuto zigumeho ariko nimbivuga hariho wenda bazavuga bati se wowe ko zitagumyeho urugo rwakunaniye ko zitagumyeho erega ndabivugaho nabyo Aburahamu Imana yaramubwiye ngo va mu gihugu usiga inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka icyo gihugu nicyo nzaguheramo umugisha iyo ibishaka ari kumuhera umugisha mu gihugu cy'iwabo ariko yaramubwiye ngo genda haguruka usiga inzu ya so kandi nugira umuntu ujyana ariko yakoze ikosa ajyana nande yajyanye nande na Loti hanyuma Yesu avuka byaje kugenda gute Yesu avuka ni Herode yaramuhize cyane aribwo abana ba Rasheli babigendeyemo arangije aravuga ati nimwica abana bose kuko hari umuntu ushaka kunsimbura Imana irabire bibona ko koko Herode yakajije umurego yohereza marayika ati genda ubwire Yosefu umubwire ahungisha umwana na nyina kuko umugenzi ashaka kumwica iyo Imana iza kubishaka ntabwo yari kumurindiraho yari gufata Herode ahubwo ikamwica ariko Yesu akaguma aho ngaho aho yari yavuye ariko Imana yaramuhungishije nanjye niko byagenze rega ntabwo wabona umuhoro uri kuri kugikana ngo wicare uguma aho ngaho ibyo bintu nawe urimo kutubwira rero hari ikintu nshaka kuvugaho gikomeye cyane ubundi arakana tasoje ntacyo araza kukagaruka ubundi mbonereho mbwira aba bapotere n'abashumba badukurikiye kuko ndabizi nta kuntu iyi cano hatarimo abapotere rwose mukoze views aka kanya ndi kuvuga ibi ngibi niba uzi kuri apotere ukaba uri umushumba dukureho intambara z'amadini kuko ngiye nasomye neza ijambo ry'Imana ndarisobanukirwa utari mu idini ntazabura kujya mu ijuru nagira imirimo myiza cyambere nuko yizera Kristo n'umwami n'umukiza hari genda mbona intambara z'amadini ngidini riniri oya ahubwo reka nibwirira abantu bashumbye intama nukuri bafite ukuntu bakora amakosa menshi gute umuntu umubwira kuganduka aho kumubwira ngo aganduke mu bijyanye n'umurimo w'Imana ukamubwira ngo uzazi wanjye turyamane tubonane ese aho ni iwawe cyangwa ahubwo ni mu gatuwarete wakodesheje muri iyo karitsiye utuyemo umupasiteri wese n'umushumba wataye urugo rwe inzu bamo iyo ariyo yose nishaka ibe hoteli wishyura $100 iyo ni tuwarete ntuzigere umbwira ngo wataye urugo rurimo ubumana urugo Imana yagushingiye ngo umbwire ngo uracyari pasiteri cyangwa uracyari apotere cyangwa uracyari umuhanuzi ibyo se ni ibiki urimo uravuga ibintu byataye pose noneho akandi kantu ushaka gusobanura Imana ibwira Aburahamu ngo va muri Uriya Bakarudayo ujyaho nzakwereka birumvikana twese Imana yangira ngo igendane nawe imwereka aho izamuhera umugisha nta mpamvu yo kwizirika mu idini nimba ubona idini urimazemo umwaka wose ibibazo ari ibibazo inyatsi zarakwishe uri mu iyo dini rive mugenda ujye mu rindi none si idini rihora ari gukamama amaturo ridashobora kukuremera n'igishoro cy'agataro iryo ni idini ubundi idini rizima Bibiliya ivuga ko ari rifasha imfubyi n'abakene byakaba ari idini ryikoramo rikamenya abakene baryo rikabaha akazi rikabaremera icyo gukora sibyo kuko na leta y'igihugu na leta yacu ivuga ko tugomba kwihangira imirimo niba idini mu mwaka byibuza ridashobora guhangira imirimo abakristo wenda tuvuga urugero 5 cyangwa 10 ahubwo ribakamamo ribanyunyuza duhereze bahanuzi ba potere mwararengereye ni mu ry'amaturo ariko mureke kurya amaturo mutandukanya amaturo n'ituro ba pasteri ba potere mutandukanya amaturo n'ituro ufashe umugore w'abandi umuririye udufaranga umugabo yamusigiye ngo ahahemo
uraturiye utwita amaturo urangije watatse umugore w'abandi umukubise amaturo rimwe kabiri gatatu ku wa mbere buri cyumweru warangiza ukahagarara ku ruhimbo ugahanura warangiza mwihane mwatanze ubuhamya mumanika amaboko muvuga ko mwihanye ku bintu by'Imana mwihane ibi birakabije ibi bintu biri guteza umwuka mubi mu gihugu biri guteza umwuka mubi mu murimo w'Imana birimo birica umurimo w'Imana kandi nukuri nuko ngo ntandi urivugira ubusa ku gasozi umuntu abizi uze gucunga muri komenti haba harimo amayimeri ariho ibizina utamenya n'aho aherereye ariya mayimeri ni aya mwene bano tuba turimo tuvuga ubundi ngo iyo undaze mu nguru ugakubitayo umujugujugu ikibwejuye mbere burya nicyo ubuhamije ubu ngubu hari abapasiteri tugiye kubwejuza induru zivuge ubu hari abahanuzi turi kubwejuza induru zigiye kuvuga muri komenti bigiziho ubusambanyi bigiziho ubwesikoro bushingiye ku maturo n'amaturo uri kumva ntihagire uwitiranya iki kinyarwanda ndi kuvuga mbisubiremo murya amaturo ariko ntimurya amaturo ariko usibye ko n'amaturo ribu yabahagurukiye ibamereye nabi ni icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ariko utaza kuvuga ko ituro ritemewe ituro riremewe ariko dore ukuntu ituro riteye Bibiliya ivuga ko umupfakazi yagiye gutura aturayo yarasigaranye adasaguye sibyo Yesu amubonye aravuga ngo uriya muntu atuye neza kuruta abatuye ibyo basaguye uyu munsi wa none abahanuzi bashyizeho ibiciro ngo udafite $100 $100 ntabwo uri bumubone anyway ese nkubaze riracyari ituro cyangwa ryabaye iryo turo nyiraryana ari guhaye aba bapasiteri nibagira n'ubwenge mbere y'uko umuntu aguha ituro ujye ubanza mukorana inyandiko ko ari guhaye rimuvuye ku mutima kugira ngo ubone uko ribi itazagukurikira ubwenge gute ufata amafaranga kuri mobile money iyo message ejo muzahurira muri RIB gute ufata amafaranga mu ntoki abantu bakureba babandi bakaza kugushinja mu rukiko umuntu nanyohereza amafaranga nzabanza njye kumukoresha inyandiko oya hasigaye hariho n'abakristo babeskoro agukubita ituro bamutumye bamutumye kugira ngo bagushyirishemo shuti yanjye fata iryo turo mwene data mujye ku ruhande mwibanga cyangwa se niba ari kure akwandikira aka message ati ndiguhaye bimvuye ku mutima kugira ngo ejo najya kukurega mu rukiko uzabweta ariko ndarengana yari imaye nk'ituro bitewe n'umwanya wanjye nari muhaye kuko hari n'ikintu ushaka gukosora ntago abahanuzi n'abapasiteri babuze akazi baragafite cyakoza hariho za mayibobo z'abahanuzi nyine mayibobo z'abapasiteri z'abapotere zananiwe gukora zananiwe gufata make yazo zifite ngo zishore imishinga zikore zirirwa zizerera hano ku mahanda zigenda zihanura ibiti n'inyoni kandi n'ukuri Imana niyo kubaho Bibiliya iravuga ngo nujya gusenga jya mu cyumba ukinge wihererana ubwire so mu ijuru nabazumva ibyo umusaba agusubize mbonero no kubwira abadukurikiye impamvu babasengera ntibikunde bakabajyanye y'ubusa none se umuntu muzavugana ari muri gare Nyabugogo ngo alo witwa ndi ngo kenga Imana ngiguhaye inzu ese Imana itangira inzu mu rusaku muri gare Nyabugogo ibyo bintu ntibishoboka ni gute Imana itangira inzu ese ubwende ubwo n'iki ko muvuga umuntu w'umuhanuzi ntimushaka kuvugana ijwi ry'Imana rigahita rimuza agahita guhubwa butumwa oya iby'Imana ni iby'Imana ni ibyo kubaho none se niba umuntu papa we cyangwa mama wajya kumubwira bakiherera cyangwa akamwongorera erega tugomba kugira ikinyabupfura n'uburere ikinyabupfura n'uburere nk'ubu ndaguha urugero ngiye nabaye imfubyi ku mpamvu zitari izanjye sibyo sigarana mama gusa ariko urumva ko bafite mama nari nkeneye uburere bw'umugabo ngira umugisha mbona umuzungu aramfata arandera w'umugabo w'umupadiri aho nkuriye njya mu bigo by'amashuri nigishwa n'abarimu batandukanye ndiga na kaminuza nagendaga mpura n'abantu b'abapapa ndabazi bakomeye hano mu gihugu bagiye bampa uburere bankosora uyu munsi nabaye umugabo ngendeye ku burere mfite ese ubwo ngubwo niba utubaha Imana yaguhamagaye uzubaha umugore mu bana mwabagore mwe mwihangane mwebwe mwashatse abashumba n'abaprofete agahinda mufite mukihanganire mwashatse ibihuri mushaka ibikenyeri inzererezi z'abakozi b'Imana batubaha se wo mu ijuru buriya umuntu yubaha se wo mu ijuru nawe aramwubahisha ariko dukome urusyo dukome n'ingasire yego uwo mu pasiteri ejo twakoranye ikiganiro yaranavuze ati bantu dufite abagabo b'abashumba baragowe ati impamvu twagowe ni iyi ngiyi ati dufite abakristo hanze aha aza akakubwira ati umushumba wawe naramupfiriye
ku buryo numva nifuza ko gahunda nayizimuha. ariko reka nkubwire abagore biruka ku bashumba bacu, ku bagabo bacu. reka nkubwire ikintu gikomeye. Yego. buri ikintu cya mbere ni ukwiyubaha. niba umukristo w'umudamu cyangwa w'umukobwa akweretse emotion ko yagukunze, akagukorera ibikorwa bisa nko kugukura no kukwataragitinga nyiranga kugushe mu mutego kubwira ari rye, wowe nk'umushumba cyangwa nk'umuhanuzi, kubera icyo utaba amaso ngurinde agaciro k'uwuriwe. gute umuhanuzi yitesha agaciro akiha agaciro nk'ak'isosi y'intoki? ntoryi n'inyanya nibyo bahahira 200 mu isoko. rero uyu munsi wa none umushumba cyangwa umuhanuzi, niba umugore cyangwa umukobwa amwihereranye cyangwa akamuhamagara akamwandikira akamushyira mu rukundo, inshuti yanjye, ibuka ko ufite isezerano, ibuka ko ari umwasezeranye, mubanye mumeze neza, mwabyaranye hungu na kobwa. niba nta n'urubyaro murabona, mwihangane, so wo mu ijuru, data wo mu ijuru atanga byose, isi n'ibyuzuye byose nibyo Uwiteka. ariko nongere mbisubiremo pe, abakristo ntago bari bakwiye kuba umutego w'abashumba. n'ubundi babashumba bagwa ni babandi babijemo bari muri business bagifite amarari yo hanze. sinumva ukuntu naba ndi mu rugo rwanjye ngo umukobwa azanyumvisha uburyo agiye kungusha mu cyaha cy'ubusambanyi cyangwa umugore. umva bavuga ko abahanuzi n'abapasiteri n'abashumba ngo bakunda ifaranga, kabone n'ubwo waba ufite ibya mirenge ukajya kubintega ukambwira ngo ndaguha amafaranga runaka tujye mu hoteli nziza, ndakugurira inzu, ndaguha imodoka. oya, ubwo ni ubutunzi bw'ikinyoma. ubutunzi bw'ikinyoma ntiburamba. nkubwiza ukuri, abapasiteri n'abashumba bafite ubutunzi bw'ikinyoma, muraje mubabone bagiye gutangira bahure n'impfu zitunguranye. reka mvuge ku kandi kantu kambayeho. rimwe hari umupasiteri wigeze kumamagara arambwira ati ndashaka kugusengera nkagukuzaho umuvumo wa karande n'inyatsi byakuzengereje, ati Imana ikakugirira neza. yamanje kumbwira ngo kugira ngo Imana ingirire neza ni muhituro ry'ibihumbi 70. ibihumbi 70 icyo gihe nta n'akazi nagiraga, niberaga mu rugo. ibihumbi 70 ese keretse ngurishije ubutaka bwanjye. none se uranca ituro ringana gutyo, ngiye ko nta kazi ngira, ayo mafaranga nayakura he? niba usenga wansengeye Imana ikangirira neza. ngo oya, ngo shaka ngo nibuze na 70. natangira kugabanya, yumvise ko nta kazi ngira. ko batubona ku masura bakagira ngo dufite amafaranga. none harangi kandi abapasiteri b'iki gihe cyasaba abahanuzi basigaye basengera umuntu babanje kureba visage hano inyuma, bakamanza kureba igihagararo cyawe. ntago bazi ibyo ukora, ntibazi uko ubayeho. Imana yakwihereye umubiri irakubyibushya, ariko kuko nkubonye ufite amataye ngo uriya mukobwa cyangwa uriya mugore afite ifaranga, reba aradedera, reka tumukureho amafaranga tumusengere, cyangwa se tuyamurye twigendere. noneho ndagenda ngezeyo, aranyitegereza. mu by'ukuri pe, bonaga ndi umukobwa uturutse mu cyaro. nibwo nari nkiri mu buzima bungoye, nibwo nari maze nk'imyaka 3 ntandukanye n'umugabo. hanyuma rero ndi mu buzima bukakaye cyane. akimbona arambwira ati Imana yo mu ijuru yambwiye ngo ikiri buntegeke cyose ngikore ku mubiri wawe, ngo nibwo urabohoka. ntigiki niko nese mubwira ati Imana yambwiye ngo uri protokoli muri uru rusengero rwanjye. iryo tero ntago ndivuze, n'umupasiteri simuvuga. arambwira ati Imana yambwiye ngo uri umudiyakoni hano mu rusengero rwanjye, ngo ndahita nguha umurimo mu itorero. ndavuga nti rero ngiye nturuka kure, kandi nahane i Kigali, ntago nzava Rusheshe ngo ngiye nza gusengera i Kigali, ayo matike sinayabona keretse niba uzajya untegera. arambwira ngo nyine ngiye kubanza nkukorere deliverance, nimara kukudelivura ngo ubundi amatike azajya aboneka. urandelivura guteze? aramanza aranyitegereza, niba yararebye ati uyu muntu azabivuga, ahita ambwira ngo genda, ngo ibyawe ndi kubyigaho, ngo uzagaruke kuwa kabiri nsubirayo. yari umunsi wo kwakira ibyifuzo. ngezeyo anjyana muri biro, winjiraga muri biro nyine akaguhanura ugasohoka. arambwira ngo Imana yambwiye ngo uremera ko nkuhagira umubiri wose? turi uwa babiri, ni umugabo nkaba umugore. none se ubwo uranyuhagira niko kunderevura, niko baderevura se? niko namubwiye. ati wowe tuzavugabanya amagambo, uremera ko nkuhagira umubiri wose? kandi icyo Imana imbwira nicyo ndi bukore kuri wowe, kuko ndashaka kubohoka, uraboshye. ndangije namubwira ngo reka manze sohoke hanze hinjire mundi manze mbitekerezeho. nasohotse ubwo nahise
ndavuga nti yewe ibyo mboneye ahangaha ni agahoma munwa. Umuntu wamuje n'iryo torero ndamuhamagara ndamubwira ni warampemukiye mubwira ibyo mpuriyemo nabyo. Arambwira ati yewe ihangane, ngo ntabwo nari nzi ko ari uko bimeze. Nanone bwa kabiri nza kurwara bwa burwayi nakubwiraga, navuze naraburwaye maze kufatwa naramenya ibyo ari byo, bandangira ko hari umugabo w'umuhanuzi usengera abantu. Nageze iwe hari nimugoroba, arambwira arasenga arambwira ngo ni nature ndatura. Maze kwatura arambwira, kandi abantu baramwemeraga muri karitsiye, abagore n'abagabo barashiriyeyo ngo n'umuhanuzi, abantu bose barashiriyeyo. Agiye kumbwira arambwira ngo Imana irambwiye ngo ni nkutawazi. Ngo ndagutawaza, nimara kugutawaza ngo ndakwitawariza ngewe ubwanjye. Nimara kugutawaza ngo ubundi ugende ngo urahita ukira. None si ikibazo ko kititaraho utawaza, ikibazo kiri ku maguru hano. None se ahubwo iyo uvuga uti Imana irambwiye ngo nyose ibirenge, ibyo byo nari kubyema ko amaguru niyo yararwaye. Wahaye se banga Imana irambwiye ngo nkutawaze, Imana ivuga gutyo. Niko namubwiye Imana ivuga gutyo, Imana wirakubwiye ngo ntawaze. Ati niba ushidikanya arahumiriza, ngo niba ushidikanya ko ntari bugutawaze ngo ngaho igendere, ngo kandi ngibyo ubu wumvise Imana ivuze uramenye ntubivuge ngo bigire ubwiru. Naratashye narumiwe. Nyuma yabwo nagiye guhura n'abandi kwa kuntu uganira n'umuntu kavuga uti yewe runaka arambwiye ngo Imana namubwiye ngo ntawazi, kumbe uwo ndi kubwira we noneho yaramusambanyije. Wagahita ambwira ati nge yarandongoye kandi andongorera mu rwiri mu kinani. Ndongoreye mu kinani ngo twagiye ngo agiye kunderevura, ngo yamubwiye ngo agiye kumuderevura, ngo akabona bari kugenda mu kinani. Ati nawe ndavuga se ko uri kunjyana mu bihuru, ngo hari ibyatsi Imana yanyeretse ngo ngiye kugusoromera, ngo ndabikwereka ubyisoromere, ngo ibyo byatsi nibyo uri bukoreshe ngo wikuraho imyako. Baragenda babona bageze mu gihuru, baricara ngo icara dusenge. Mu kwicara kuko hari umumama udafite imbaraga uraho wapfuye nabi warangiye, arangije ahita amubirindura da. Umugore areba ati se nimvuze induru, ndavuze induru hano ko turi mu kinani ko abantu bambonye manuka baravuga ko mbaye koko kanijyanye ko ataramfashe. Ati ndemera birakorwa kugira ngo ndebe ko kandi uwo muntu na nisa aracyasengera abantu. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ibyo biganza biri murimo gukoza ku bantu mwakoresheje ibibi, biganza byamennye amaraso, ibiganza byasambanyije abana b'abakobwa, ibiganza byasambanyije abagore mubahohotera, ibyo biganza harya muzabidukozaho tuzabohoka gute? Nimubona Chantal umwaka wa mbere ushize ntabohotse, nta mugabo mbonye, umwaka ugashira nta mugabo, nimurangiza muvuga ngo ni ibyaha byinshi kubera ibiganza twahuye nabyo. Badukojejeho ibiganza poso, badukojejeho ibiganza byanduye. Niyo mpamvu twaheze ku musozi. Ariko buretse utaramusubiza mikrofone, hari ikintu ugeze kuvuga ntiwagisoza cyo wakubwiye ngo kubaza ngo nibe ngo uzi kuganduka. Njyewe umuntu yarambwiye ngo nawe ni umuhanuzi, yitwa ngo ni umuhanuzi, ntago mbizi ngo ni umuhanuzi, ntago aramanurira, ariko yambwiye ko ari umuhanuzi, ko twe duhuriye ahantu gutyo. Arambwira ati ko ndeba uri umukobwa mwiza, uri umumama mwiza, niki gituma utabona umugabo? Ngo cyangwa ngo urasuzugura. Uko ubera amagambo menshi yari afite, nabuze icyo musubiza. Bwa mbere urasuzugura, ndabahoya ntago nsuzugura. Ndangije nanamubwira ngo nta wivuga ameza amabahari. Yego. Nshobora kuba nsuzugura simbimenye, wenda abagabo barantinya ntago mbizi, ariko ngiye kubwanjye ruhange ngenzi ko nubaha. Yego. Nziko nta kibazo mfite. Ni kandi naho Imana itampa umugabo, ntago umugabo ari we ndambirije. Arangije arambwira se wakwemera nkagusengera niba uzi kuganduka. Ati ubundi kuganduka uzi icyo ari cyo? Kuganduka ndabizi ko umugore agomba kugandukira umugabo. Ni kandi urugo rwanjye naragandukaga, ntago n'umugabo ibyo andega, ibyo yandega ubu ngubu niyo mwana ahura ntago yakubwira ko ntari nzi kuganduka. Ngiye kuganduka ndabizi. Ahubwo ni kwa kuntu umuntu abura amahirwe yo kubaka, na karande zo mu miryango, na karande zaho washakiye, ibyo byose bikagukururukaho bikagucanga. Arangije agiye kumbwira arambwira ngo ndashaka ko uzaza kunsura hanyuma nkareba ko uzi kuganduka koko, nkareba ko ikintu cyo kuganduka ukizi. None se nzaze kugusura nkwereke kuganduka? None ni ngombwa ko nza kugusura nkakwereka uko baganduka? Kandi ubwo uwo mvuga ni umuntu uzwi, ni umupasiteri rwose ngo ni umuhanuzi.
bapasiteri bashumba abakozi b'Imana, niba muri abakozi Imana simbizi, mukizwe mugera igorogota. Umukozi w'Imana hano yabivuze, aravuga ati mva bamwe rwose mumeze nk'ibikihari, sinzi ukuntu wabivuze. Ni ukuri, reka mbabwize ukuri kuyera yo mu ijuru, ni mukizwe mugera igorogota, bitabaye iby'Imana irabaca imigongo. Uwo mu papa yarambwiye ati ngenda ndashaka ko ndeba kuzi kuganduka, nimara kumenya kuzi kuganduka ndagusengera ubone umugabo. Ese naho ngaho bigeze, nimusobanurire. Ese wowe ko mwebwe murubatse, nimusobanurire ko mwubatse mujya wenda n'urugero umukobwa aguhaye icyifuzo ngo umusengere, nkaho usengera abantu. Umukobwa yaguhaye icyifuzo uramanza ukagerageza ukareba ko azi kuganduka. ikintu numva gikomeye, yego, abakobwa n'abagore mu madini bafite akazi kanini ko kuganira kugira ngo bamenye ibitegwajoro by'abapasiteri bihishemo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yego, ndi kumva aba bakobwa n'abagore bagiye bagerageza bitabaze ribu, kuko kuba umuntu yakuriye amaturu akakuvunagura akagusigamo za telekomonanse, amasida, kuko si we wenyine ababibwiye, haba hari n'abandi babibwiye. Kabiri, akuriye noneho n'amaturu, wari kugira igishoro usigaye uri umutindi. Urumva uwo muntu agukunda nta kwifuriza kuba umusazi ku muhanda. Icya gatatu, iyo usengewe n'umwesikoro, wowe uba umwesikoro inshuro 7. Iyo usengewe n'umuntu nk'uwo nguwo wataye urugo, kuko ntumbwire ngo apotre cyangwa mushumba wataye mu rugo wakoze divorce, ntumbwire ngo akurambitseho ikiganza wubatse, ntumbwire ngo rubarukira urugo, byarangiye ubwo nawe yagukoreye swap y'urugo rwawe, yakurangije nawe urwo rugo ntiruzaba urugo. Sibyo? Niba ukeneye gusengerwa. Ariko hari ikintu kimbabaza, mbere n'abantu usambanyijwe n'ucyubatse we nta kibazo. Umuntu wubatse buriya abafite amahame agenderaho, nk'ubu urugero ngiye. None ababikora n'abatubatse? N'abubatse barimo babikora, sibyo? Ariko burya haba harimo bombori mu ngo. Ariko nk'ubu ndaguha urugero, sibyo? Niba guhaguruka mu rugo nza hano tukoreye ikiganiro, nabwiye madamu nti sorry hari ahantu ngiye gato ndaje, sibyo? Mukoresha wanjye nkamubwira nti sorry hari ahantu ngiye gato ndaje, yego. Inshuti zanjye nkazibwira ni mumbura please hari ahantu ngiye gato ndaje. Urumva nahababwiye baranahazi, ku buryo ngize n'ikibazo bamenya ngo barambarizahe. Ariko dufite abapasiteri batagira aderesi. Ujya kumva ubaza tese ugiye, ngumva ngo ngiye ku murimo w'Imana. Hehe se ugiye kukora mu bihuru, mu kuzimu, mu binogo, muri izo tuwarete? Hari umuvuga butumwa nigeze ko navuga ngo inzu ngo bita niyo match. Ubwo ni nko kuvuga ngo inzu yanganaga n'ikibiriti muri make, sibyo? Uwo mubyigano w'abapasiteri n'abahanuzi n'abavuga butumwa urimo gusambana, bakarya amaturo y'abantu, bakabarya n'amaturu, koko mwakwihanganye mukihangana mugashyiramo intera ya metero mutatuma covid igaruka? Kuko ubu mfite ubwoba, sibyo? Ariko hari ab'Imana izarengera, abihannye bakamaramaza, Imana izabarengera. Ariko aba bapasiteri n'abahanuzi n'abavuga butumwa ndabivuze dore ngaha hundi bagisambana bagakora n'umurimo w'Imana, muraje mwiyumvire bigiye kubabaho. Ariko deje umenya byaranatangiye, nta mupasiteri wariye amaturu bakamushinja n'icyaha ngo cyo gutera umuntu iterabwoba yifashishije amashusho y'urukozasoni, arahari ubu ngubu uri muri gereza. Okay, twikomereze. Ariko uko biri kose icyasha cyamugiyeho amasaha runaka, bivuze iki? Mwuka byaramwe iki cyorezo cy'umwuka mubi w'ubusambanyi uri muri aba bakozi b'Imana, mu ugendere kure, kuko mutawugendeye kure urabatera umwako. Ikimbabaza mbonereho kubwira abagenzi bacu badukurikiranye, harimo n'abadiaspora baba bari mu mahanga bakoherereza amafaranga cyangwa amaturo umupasiteri ngo nuko yicaye muri office. Ubwo we n'iki niba atayicaye muri office y'akabari? Nta nubwo anagusengeye ngo bikemuke. Imyako n'imikoshi n'ubundi bimaranye umwaka wose, ibaye 2 ibaye 3 kiziritse ku muntu, none ageze ku rwego rukubohoza ngo akugira umugore ajya kurya amaturo. Shuti yanjye ngiye birambabaza biriya bintu iyo mbyumvise, n'ubundi ntimusubizwa, muheze ku musozi barabahanurira ibidasohora. Ni ukuri kw'Imana icyo kintu kirambabaza. Iyo nyumvise rero mba numva mbabaye cyane. Niyo mpamvu rero nshaka ko Chantal ubu uyu munsi ndagusengera
uyu mwaka n'umukoshi washyizweho n'abapasiteri n'abahanuzi ukuveho Umva, ugenda ukore reka tugane- mariage. reka umusengere rwose tugana ku musozo. Ikiganiro cyacu turimo turagisoza. Yego Ku muntu wifuza kubavugisha, nimero zanyu ndazipiningaho zombi. bo umuntu wifuza kutuvugisha nimero zishyireho, ariko bajye bandika kuri WhatsApp, guhamagara wenda bahamagare mu masaha y'umugoroba, abadiaspora bajye biyeranja bahamagare, ubwo iwabo baba bari ku manywa, ndavuga nko ku bantu bari Canada, Amerika, mu bihugu by'amajyaruguru nka Finland, Norvège n'Uburusiya, kuko ku manywa tuba dufite ibindi bintu turimo dukora. Akazi ni kenshi, burya ntago akazi ari ako muri ofisi gusa, dufite akazi kenshi cyane ko gukora kandi gakomeye, kandi igihe n'igitonya cyo kugakora. Niyo mpamvu rero guhamagara, ntago telefoni za buri kanya umuntu yajya azitaba, bibaye byiza bajye bandika kuri WhatsApp. N'udafite WhatsApp yohereze message isanzwe, umuntu wenda yibonye akamusubiza, nibwo wenda habaho ibindi biganiro. Nimero murazishyiraho. Mbo Chantal, ngiye kugusengera. Unase Njyewe nta maye masaha microphone. ariyo yose wampamagara nta kibazo. Njyewe ku ruhande rwanjye, wenda we arabivuze bitewe n'impamvu, ariko njyewe ku ruhande rwanjye nimero zanjye muzajye mumamagara isaha ku isaha. Wambona usibye nijoro ndyamye nasinziriye, bwo ushobora kutambona, ariko ku manywa ndi for free, wampamagara ukambona nta kibazo. Yego. Murakoze. Usengera. Reka tumusengere. Usengera n'ubundi niko dusoje n'ikiganiro. Dusenga ko tunashoje. Uzumva akeneye gusobanukirwa birenzeho, yafata kuri nimero zacu akatwandikira cyangwa akaduhamagara tukamusobanurira, kuko birababaje. Kandi reka dusenge. Mwene data rwose Chantal, ndi imbere y'abatuye isi bose, abahungu batureba n'abagabo wenda bafite ubushobozi bwo kugutunga, ni ukuri nkwaturiyeho kubaka urugo, nkwaturiyeho umugisha wo kubaka urugo. Inyatsi, karande, imyaku n'imikoshi bikuveho, bigende mu izina rya Yesu. Kandi nkwaturiyeho urushako, ngenda kwaturiraho urushako kuko mfite urugo kandi rwiza. Urugo rwanjye ni rwiza, rurandyoheye. Ndakwaturiraho urushako, sindi inzererezi ivuga ngo nturumbutse hano hirya muri ghetto, sibyo? Niyo mpamvu ngiye kugusengera, Imana iguha urugo rwose kandi kugirire neza. Mana turagushimye, uri Imana igira neza. Sengeye mwene data Chantal, mwaturiyeho urugo, yubaka urugo rwiza rw'umugisha rumubera ijuru, kandi ndamuhanaguraho imyuka mibi yose yatejwe n'abahanuzi bamuhanuyeho ibinyoma. Ndamuhanaguraho imyuka mibi, karande z'imiryango, karande ziturutse ku nshuti babanye zitari nziza. Uwiteka Mana Nyiringabo Chantal, umukureho ikibi n'ikizira n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu amwiza mutunganye twicaha. Kandi Mana, mboneraho no gusengera ikiganiro cyacu, buri muntu wese uzacyumva, uyu mudamu uzumva iki kiganiro, uyu mukobwa uzumva iki kiganiro, uyu mupapa uzumva iki kiganiro, reka uzamuhumure. Uyu mwapotere wakoraga ubusambanyi azabureke, uyu muhanuzi wasambanaga azabireke. Amaraso ya Yesu agenda mujojobeho, buri muntu wese mu ruhande rw'usambana agende yumve ko ibyo bintu biteye isoni, atari n'umuco wa Kinyarwanda. Mana, uri Imana ishyigikira abantu mu ruhande rwabo, umwuka wawe wera, imbabazi zawe zitubeho abanyarwanda twese. Ndasengera igihugu muri rusange. Mana, Uwiteka Mana, udukize uno dayimoni utera abakozi b'Imana gukora ibyaha. Urakoze kuri Imana igira neza, tubisabye twize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.